Guys, ejo nari ndi guscrollinga kuri Facebook nirebera amafoto, amavideo n'ibindi mbanguye ku ifoto imeze gutya ya William. Ngira ngo iyi foto murayizi, nutarayibonye ngira ngo uri guhita umenya uwo ari we. Uyu ni umustar William, twese turamuzi. Iyi foto rero nayiguyeho mpita nifuza nanjye gukora ifoto imeze gutya. Dore iyo nahise nkora nkimara kubona iyi foto, nahise nikora iyi foto ijya gusa nkayo imeze gutya. Guys, izi foto rero ujye uzibona kuri social media zitandukanye ukagira ngo wenda abantu ukayubirwa nyine bikagucanga uburyo babigenjeje. Izi video zikorwa n'ama AI. Nkimara kubona rero nkimara kubona ifoto imeze gutya nanjye nshaka gukora imeze gutya, nahise ngira igitekerezo ndavuze kambaze ChatGPT iyi foto yakozwe na AI. Nahise nza muri ChatGPT ndaje ndayibaza ChatGPT ku muntu utayifite nayishake muri Play Store, narakoze video mbibabwira uburyo wayibona. Nahise nza muri ChatGPT mpita nyihereza iyi foto, ndangije nahise nyibaza uretse nkwereke icyo uko nahise nyandikira. Nahise nyandikira ngo ese iyi foto yakozwe na AI, reba hano, reba ngibi. Yahise nsubiza ati yego iyi foto bigaragara ko yakozwe na AI, artificial intelligence. Noneho imara kunsobanurira ibi byose nahise nyibwira ese wankorera prompt ngira ngo uri kubibona. Ese wankora prompt ndaha AI ikankora ifoto imeze nk'iyi ariko ukoresheje isura yanjye. Yahise ibinkorera irambwira ati yego dore prompt wakoresha uha AI mbese imbwira nama AI nshobora kwifashisha